nk'uko tubibona aka ni akazi karimo aha ngaha ushobora kuza ugakora kaguhemba ibihumbi 20 by'idolari. Ngira ngo murebe neza, ntabwo ari ibintu ndimo ndababwira mbabeshya. Aha ngaha urebye hano uraza gusanga bari guhemba ibihumbi 20 by'idolari. Nyuma location iriho, ariko si ngombwa ngo ujye aho hantu, kimwe nuko wagira iki wagakorera aho waba uri. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ikintu uri gukora wazajya ugikora mu gihe kingana n'amasaha 30 mu cyumweru. Ni ukuvuga ngo mu cyumweru kimwe wajya ukora amasaha 30 kandi ugakora mu gihe kingana n'ukwezi. Aha ngaha rero haba harimo kubaka ikigendanye na SEO, Search Engine Optimization. Ni ukuvuga ngo ni ukubaka ibigendanye na YouTube, uburyo YouTube igaragaramo icyitwa layout, hanyuma ugahabwa ibihumbi 20. Aha ngaha rero hari akandi kazi nako ushobora kuba wakoreramo amadolari 30. Aya madolari 30 rero nayo ushobora kuba wayakorera. Hanyuma rero si ibyo gusa, urabona utuzi turiho ni twinshi cyane. Aha ngaha buri munsi utuzi tugiye dutandukanye. Hanyuma rero iyi ni website ya mbere mweretse. Reka tujye ku yindi website garuke nzisobanura uko zikora, uko ushobora kuzikoresha, hanyuma nyine ayo mafaranga ugatangira ukayakorera. Urabona ngaha ushobora guhita applyinga job, hanyuma ukaba wagira iki wakorera aya madolari 60. Kuvuga ngo ni igiciro kiri fixe gihoraho, ntabwo gihinduka. Urabona abakeneye aba expert cyangwa se inzobere mu bigendanye na academy legal. Ni ukuvuga ngo aha ngaha rero uri inzobere mu kwandika ibitabo. Ni ukuvuga ngo wakaprayinga kano kazi, cyane yuko ni page nkeya, page 20 nizo wakandika, hanyuma wakandika igitabo cya biography. Ikindi nuko wajya ukora amasaha 24 kugera kuri 48. Hanyuma rero urumva ni ibintu byiza cyane kandi byoroshye. Hanyuma rero ushobora kuza ugasoma amakuru agiye atandukanye abivugaho. Reka tureke gutinda rero turebe no ku yindi website. Ariko mbere na mbere reka tubanze turebe ngo iyi website yitwa nguki. Iyi website bayita Upwork niko yitwa. Kuvuga ngo urajya muri Google Chrome ukoresha usakingamo upwork.com, hanyuma numara gusakinga upwork.com link bari bugwe bwa mbere n'indi ukandaho wiyandikishe. Mu kwiyandikisha rero uraza gukora profile. Gukora profile urasobanura uriwe, usobanure ibyo wize, ibyo ukora cyangwa se ibyo ufite ubumenyi. Numara kubisobanura uratangira kugenda ubona utuzi tugiye dutandukanye. Tuvuga ku bigendanye n'ibyo wavuze nyine muri profile yawe. Ikindi nuko hano muri Upwork harimo utuzi tugiye dutandukanye, harimo ubwubatsi, harimo kuba wateka cyangwa se ibigendanye na designing. Ni ufite ubumenyi kubigendanye na designing, editing, ahangaha rwose uraza kubonamo utuzi tugiye dutandukanye. Ikindi niba ufite ubumenyi bugendanye no kwandika, ukaba ufite ubumenyi bugendanye no gukora amafoto, ahangaha rwose ndakubwiza uko yuko utuzi uzagenda tubona. Kubaka ama website, ahangaha rwose utuzi turahari tugiye dutandukanye. Urabona nk'aka kazi karahemba amadolari 200. Karahemba amadolari 200 ku kigendanye na web designer. Niba rero ufite skills ushobora kuza ukaprayinga, ugasoma amategeko n'amabwiriza
kwezi agenga ku kazi hanyuma ukakabona. Urabona utuzi turi twinshi cyane. Ariko noneho iyo umaze kwiyandikisha ukanda hano hejuru kuri tuno tuntu dutatu, hanyuma ukaza ukamanuka hasi, ukaza hano kuri account setting. Iyo ugeze kuri account setting urashobora gushyiraho uburyo bwa phone number, ugashyiraho nomero yawe ya telefone n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ushobora gushyiraho uburyo uzajya wishyurwamo, ugahindura password. Ni ukuvuga ngo rero gushyiraho uburyo uzajya wishyurwamo, uraza gukanda no kuri get paid. Iyo ukanze kuri get paid niho ubonamo transactions zawe zose ayo wabikuje, ayo ufite kuri Binance ndetse na account yawe wahuje. Ushobora guhuzamo account yawe ya PayPal niyo ushobora kwifuza. Abantu mutazi gufungura PayPal munyandikire muri comment mbere ku byo muzafungura PayPal yakirikana ikanohereza amafaranga hano mu Rwanda. Birakunda n'abantu mutazi byabikuza kuri PayPal mu makuru video ibibereka kuko ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero ikintu rero uzakurikizaho, ushobora kuza hano kuri find job ugatangira gushaka akazi kagiye gatandukanye. Ukuvuga ngo hano kuri find job niho haba hari akazi. Iyo uhakanze bahita bakohereza search for job, save for job, processor and offers, tugasanga muri kitwa agents booster. Ukuvuga ngo bino bintu ikintu bisobanuye, searching this job na hantu ushakira akazi. Noneho save job niho hantu haba uba wabitse utuzi nyine tugiye dutandukanye utarakora ariko warebye. Noneho reka turebe kuri searching job tuzi turi bugende tungana. Nk'uko wabibona hari utuzi twinshi wa searching ikigendanye n'icyuzi. Ahangaha hari ibigendanye na digital marketing. Ni ukuvuga ngo uzi ikigendanye na digital marketing ushobora applyinga kano kazi, ariko ugomba kwitonda cyane ukabanza ukareba igiciro barimo bagashyiraho. Ahangaha rero ntabwo barashyiraho ibiciro, ugomba kwitonda. Hanyuma rero ahangaha urabona kano kazi ko kubaka software karahemba guhera ku $40 kugera kuri $70 ku isaha. Ahangaha mu Rwanda ku isaha, ni ukuvuga ngo mu gihe cy'amezi 3 kugera ku mezi 6 wubaka software. Niyo ufite ubumenyi kuri byo rero waka applyinga. Ahangaha rero noneho arakora ikintu ugomba kuba ufite PhD, ukaba uri umudeveloper. Ikindi ugomba kuba uzi gukoresha JavaScript cyangwa se Python. Ikindi rero ngaho kubonye utakabasha ushobora kuza ukareba utundi tuzi tugiye dutandukanye. Urebe nyine akazi washobora. Hanyuma rero reka tureke gutinda, nzagenda mbasobanuriraho byinshi cyane kuri no website ya Upwork. Reka turebe iyindi bita LinkedIn. LinkedIn ni urubuga narwo rujya gukora nka Facebook, ariko LinkedIn ikintu gitandukaniyeho na Facebook ni uko LinkedIn ari urubuga rutangirwaho akazi. Ni urubuga ushobora kuza ukarufungura unyuze kuri hano kuri join now, cyangwa se ugakomeza ukanakansiga gusa dusanzwe dufitemo account. Reka twinjiremo hanyuma turebe ngo bimeze bite. Ni ukuvuga ngo njye ni nkanda sign, turaza guhita tubona account yanjye hanyuma mbasobanurira. Ifite rero impande zigiye zitandukanye, hari imizo gushaka akazi, kuganira n'inshuti. Ahangaha naho rero urafungura ukubakamo profile. Amara kubakamo profile ukaba watangira n'ubundi guhabwa akazi n'abantu bagiye batandukanye, kuko haba ari abantu bakeneye abakozi. Ahangaha rero ikintu ugomba kumakinga sure ni ugusoma ubutumwa bwa email wakira, ukamenya niba hari umuntu ugiye kuguha akazi cyangwa se ukeneye kumukorana.
hanyuma ukaba wamusubiza ku gihe, ukaba uri update, ukabasha kumusubiza. Okay, reka verify kabisa, hanyuma dukomeze twinjire muri account yacu. Okay, noneho reka dukande sign turebe byaribyo. Okay, iyi LinkedIn yanjye mushobora kujyaho mukamfurowinga, hanyuma tukajya tuganira ibitameze neza cyangwa se tukaganira no ku bindi bintu mukeneye.